Okay. Ubuzima bwarakomeye, umuntu ashobora kuba ari kugenda no ku igare akemera akariterura, ariko akihuta. Buriya hari aho abona bidakunda. Hari aho ushobora kugera uri kugenda kabisa, ukabona rwose imodoka bibaye ngombwa ko uyiparika ku ruhande, kubera ko ubona utari butegereze nk'igihe habaye traffic jam, n'ibindi bitandukanye. Ubuzima rero buri hanze aha ngaha rwose burirukanka cyane, kandi ko kwirukanka cyane niko natwe budusigira ibibazo bitandukanye. Abantu bari ku muvuduko uteye ubwoba, kubera ko isi niho igeze. Isi igeze muri cya gihe bisaba kwirukanka cyane uko ushoboye, ukaryama ntusinzire, ukarara utekereza uko ejo uzabaho, kuko ubuzima burahenze cyane. Bantu munyumva, munkurikiye none aha ngaha, iyi ngiyi ni Habegid Nduba TV, mukaba muri kumwe na Haberime Jean de Dieu. Njye ubabwira gutya, ndi umwarimu ariko wikorera ku giti cye, wikundira kwigishiriza ibintu bitandukanye. Yigisha ibintu bitandukanye, harimo indimi, harimo amasomo asanzwe kuri udisware. Buriya wakwibaza ngo umuntu ashatse kumvugisha yampamagara kuri iyo nimero, wampamagara kuri 07881011. Ibyo si byo bituzanye uyu munsi, ahubwo ikituzanye ni umuvuduko isi iriho. Bajyaga bibaza impamvu ntakora ibiganiro nk'ibi. Isi iri ku muvuduko ungana iki? Iri ku muvuduko umuntu ashobora kugira ngo yagiye imbere cyane mu buryo yari isanzwe ikora. Ndetse iri ku muvuduko ugaragarira buri muntu wese, ku buryo ushobora no kwibaza niba hari n'ibiyiranga fizike, cyangwa se bya bintu bigaragara bifatika ku isi, nabyo hari wagira ngo byarahindutse. Ariko si ukuri kuri hehe? Dore ahantu kuri guherereye. Uko abantu bagenda biyongera niko bakeneye ibintu byinshi. Bakeneye amashuri menshi yo kwigamo, bakeneye amavuriro, bakeneye amafaranga yo kurya, ayo kwishyurira abana, abafite imiryango, abakiri bato bakeneye amafaranga yo kwishyura ibyiza byose babona, kujya muri karabu, amaresitora meza ahenze, gusohokera ahantu hatandukanye mu bari bwiza, ndetse n'ibindi bitandukanye. Wakwibaza uti rero, umuntu azakora buri kintu cyose kugira ngo abone amafaranga? Niko bimeze koko? Hari abitwikira ibyo ngibyo bakaba bashobora kujya mu bujura, usibye ko bari n'ingeso mbi cyane ushobora kuzitakarizamo ubuzima. Ariko nyuma yo gukenera ibintu byinshi, ubaze nabi ushobora gukora nabi. Dutekereze nko ku rubyiruko rutakuye amaboko mu mifuka ngo rukore. Iki gihe bizateza ingorane nyinshi cyane. Azifuza kurya neza, yifuze kunywa neza, ashobora kuzajya mu kwicuruza, haba mu gupeda, kuba umupede n'ibindi bitandukanye. Umugore ashobora kuzifuza kuba umusambanyi, akagurisha umubiri we kugira ngo abone amafaranga. Mbese bishatse kuvuga ko amafaranga agiye gusuzugura abantu, akabatesha agaciro. Gukurikira amafaranga kubera ko isi iri ku muvuduko mwinshi, bishobora kuzatuma umuntu ajya yisuzugura, akitesha agaciro, bityo kugira ngo abone amafaranga agakora buri kintu cyose gishoboka, atitaye ko gishobora no kumugiraho ingaruka mu gihe kizaza. Ese waba uri kunyumva neza? Haro, niba uri kunyumva uteze amatwi, kora subscribe, ukore like, share na comment. Rwose ntibibagirwe gukanda ku kazogera kugira ngo ibintu twivugira hano bijye bibasha kugeraho ku gihe. Igihe twaporodinze uhita ubona video. Tuze rero nkubwire, muntu wanjye, birasaba ko ushishoza. Igihe ukoze akazi ukabona bitagenda bitewe n'isi umuvuduko iriho, watangira kukigaho, ugatangira kugashakisha. Ese ugashakisha amakuru ahagije, ese abakora aka kazi ubundi bagiye bagakorana mbere hose kabateje imbere? Bikaba byiza wabikoze ugiye gutangira, ukabanza ukareba abakora bizinesi nk'iyi byabamariye iki, kugira ngo nawe uyinjiremo ufite gahunda. Ubuzima buri ku rwego rukomeye cyane, ku buryo udashyizemo ubushishozi bishobora kugiraho ingaruka nyinshi cyane kandi zikomeye. Amafaranga yo rwose wakwemera ukikoza n'isoni kugira ngo uyashyire mu mufuka.
Ibi turimo tuvugaho ni iby'ubuzima bukomeye cyane bukakaye buri muri iyi minsi. Ubwo rero nibigenda gutyo ntawe uri buze guseka umuntu uri gukora ibintu bitumvikana. Niko bimeze se? Oya, hakwiye kubaho indangagaciro, umuntu agakora amafaranga ariko akayakora mu buryo busobanutse. Nicyo kiranga umuntu muzima. Umuntu udukurikiye ubutumwa nakugenera, irinde stress. Aha rero ngiye ndibuze gutanga n'inama. Buri bwonko bwa muntu burakomeye cyane. Ubwonko ni ikintu gikomeye. Kuva wavuka ntabwo urakora ikintu kinini cyane ku buryo ubwonko wavuga ngo warabukoresheje. Rimwe nagira ngo aho kugira ngo ukore nabi ube wahemuka, fata nibura icyumweru witekerezaho. Ufate iminsi y'icyo cyumweru ushyiremo amasaha kujya utembera urebe ibyo abantu bakora. Ariko nugera mu rugo wongere ufate indi saha yo kwitekerezaho bihagije. Ndetse n'ibinashaka ufate n'igihe kirekire witekerezeho. Urebe ibyo ubona wabonye hanze ugerageze kubihuza n'ubuzima bwawe. Hari abantu uzasanga barimo gukora muri butike, hari abantu uzasanga barimo gukora amasuku ku mihanda, hari abo uzasanga barimo gucuruza abandi, hari abo uzasanga barimo kwicururiza utuntu twabo duciriritse. Uzahita umenya ibanga ry'uko buriya amafaranga akorerwa biturutse ku gitekerezo. Aho uzaba wabishoboye mu gihe uzaba watangiye gutekereza. Ndetse n'umuvuduko isi iri kugenderaho ntabwo uzaba ukigukanze, kubera ko uzatangira guhita utekereza ikintu nawe wakora wigana bagenzi bawe ubona. Kuko uzajya usanga wowe wiganyirizaga ngo nta kintu ushoboye, hari abarimo gukora ibiri hasi y'ibyo wowe washobora. Gusa utangira gutekereza none uriya ko ari gukora gufunga ubunyobwa akabucuruza. Ese ubu ngewe ntabwo nafunga wenda ntabwo nacuruza n'ibyo bishyimbo. Ese uyu muntu niba ari kurangura ibiro 50 by'ifu agashyira umunzani hariya akabicuruza detaye, ese ubu nge ntabwo narangura ibishyimbo nkabicuruza detaye? Aho uzajyana n'isi. Uyu munsi wa none rero reka ngarukira aha ngaha. Zari za mpanuro kuva kuri Habigid Nduba TV. Uwo yari mwarimu Habiyaremye Jean de Dieu. Murakoze.